guhigura imihigo byo ni ngombwa kuko guhiga biraje kandi ntago hagira umuhigo ku wundi, abahize ni bahigure kugira ngo batazabasha kongera guhiga kandi iya mbere batarayihiguye. Akazapfa kabungira kazakica, akazapfa kabungira kazakica. Niba rero niba aho ngaho ariho ugomba kugwa uzajyayo byanze bikunze, aho ngaho niba ariho ugomba kugwa uzajyayo byanze bikunze. Ntago ugenda bikubwire ngo wijyeyo kuko ntago uzabura kutajyayo, ntago yabireka, ntibibaho. Akazapfa kabungira kazakica, akazapfa kabungira kazakica. Niba twarakubwiye ngo reka gusambana, igare ryawe ukaba uzapfa nta mupasiteri muherutse kumva ko hano kuri YouTube ngo waguye mu maguru y'indaya? None se yigishijwe bingana iki, uriwe bingana iki? Ariko kubera ko avuga ati byanze bikunze n'ukuri iriya nyama nintayirya sinzabaho, yayiriye. Rero uriho kugira ngo umubwire ngo wijye, umubwire uti genda upfe uve mu nzira abandi baze bakore, kuko n'ubundi ntazabireka. Nshinze resitora nkashyiraho ngo hano tubaga ihene, sibyo? Tukahamanika n'uruhu rw'ihene bigaragara ko tubaga ihene. Hanyuma abantu bakunda kurya ihene bakaba bati tuzajya kurya ihene kwa runaka, ariko hakagira abaca mu gikari bagasanga mbaga imbwa cyangwa injangwe. Haramutse haje inzego zibishinzwe zikavuga ziti watubwiye ko uzajya ubaga ihene none dusanze ubaga imbwa, turagufungiye, baba bakoze icyaha. Abantu bashinze insengero bashyira amabafure ku miryango n'imisaraba, hanyuma ku ruhimbi bandikaho ngo Yesu arakiza n'ikimenyimenyi, muzabisanga muri Bibiliya ku murongo uyu n'uyu. Yesaya 50 ingahe havuze ngo ntabaza ndagutabara. Aha naha handitse ngo, hanyuma barangije babishyira ndetse bashyiraho n'igitabo cya Bibiliya. Ariko hirya muri kakumba ko hirya bashyiramo uburiri cyangwa se bashyiramo ibitanda, bakatisha abantu bakabaturutsa hariya haruguru bakabajyana bavuga ko bagiye kubasengera. Bahagera bagasanga ahubwo bya bintu byo gusenga byabaye rogi. Ba bantu basengeraga ahubwo bagasanga barimo barasambana. Wahohereza umugore, wahohereza umukobwa uzi ko yaje gukizwa mu mezi 9 akajya kubyara kandi yaraje gusengera hahandi. Izi sengero ababishinzwe baje bagasanga ntago ari urusengero ni rogi, bakaba bati wowe watsi icyangombwa cy'urusengero dusanze ari rogi. Bafunze baba bakoze ikosa. Ubuhanuzi bwo kuzifungura bwo ndabizi neza ko bazazifungura nanjye, ariko zizaba Imana ishobora kwemera ko bazifungura kubw'amarira y'abarira bavuga ngo twisubiyeho, ngo Mana tubabarire twisubiyeho, ariko ntawe ukiraho yarwaye. Ibyaha batazabigwamo, ariko niba badashaka kubireka ibyaha byabo nibyo bazagwamo. Ibyo nuko bivuga amagambo yo kuvuga ko akaze arakaze, nta nubwo yakumvwa n'umuntu wari wese. Uzayumva n'ufite amatwi yo kumva, kandi buri gihe iki kintu njya nkikubwira. Ngewe ibintu mbabwira byumvwa n'ufite amatwi yo kubyumva, udafite amatwi yo kubyumva nta nubwo abyumva. Reka tubasuka twifurize amahoro y'Imana, twifurize umugisha w'Imana mwese mu gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Umugisha w'Imana rero nubane namwe kandi kuko kwiza kw'Imana kube ku buzima bwanyu ndetse n'abanyu bose. Hafi na rero aho muherereye hatandukanye, mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko kandi turabasuhuje nimugubwe neza. Uwiteka Imana abishimiye mu izina rya Yesu Kristo. Ngeze umugisha mpuye n'umuhanuzi w'Imana Didier, niyo tugiye kuganira muri kano kanya. Muramuzi n'umukozi w'Imana,
tujye tubana kenshi. Dushimye Imana rero ko mu gihe cyari kimaze tutabonana, uyu munsi Imana imushoje kugira ngo twongere tuvuge kubera ko Imana. Didier, turagusuje mu izina rya Yesu. amahoro amahoro, Umeze neza? turaho. Iminsi myinshi ariko bitari cyane. twari tugukumbuye kuri kamera rwose, tugaruka kera. Nimba Imana itagikora ngo iguhe ubutumwa, ntabwo nzi impamvu. Ntabwo Imana irarira kudakora, buri munsi irakora. Ariko ntabwo yagutumaga. Urebye ubutumwa buhoraho se, ntubona na ba bantu bo mu isoko bavuga ati nimwumve uko ivuze, nimureke kwiba, mureke gusambana, mureke kuroga, mureke gutwara abagabo b'abandi no kwica no kugira gute, kandi akahava mu kanya hakaza undi cyangwa nejaga. Ubutumwa bwo buhoraho, ahubwo hari igihe umuntu aba akeneye no kugira indi mirimo akora imubeshaho mu buzima busanzwe. Imana kugira yaguha ubutumwa ukanga kubutambutsa ngo ugiye kwikorera imirimo, ntabwo uba wanze kubutambutsa, uba uzaza kubutambutsa. none ntabwo bushobora gutinda ukaza byaragize ingaruka ku bantu. Urabona ibi bintu dukora ntabwo ari akazi kadutunze, ni akazi nyine dukorera Imana, ariko dufite ibindi bintu dukora dukeneye ko bitubeshaho mu buzima busanzwe. Rero Imana ishobora kuguha ubutumwa yenda uri mu kazi, mukumvikana ko uzajya kubutambutsa nk'ejo, nabyo birashoboka. Imana muradiringa mukumvikana. Imana irumvikana, ntabwo ibintu by'Imana bibamo. Nese ko abantu njye numva ngo Imana yabujije kugira ikindi kintu bakora ngo bajye batanga ubutumwa birirwa bagenda gusa. Kuki wowe ishobora gutuma kugukoresha nk'ibyo nk'uko ngo cyangwa ntabwo aba ari ukuri? Ntabwo imihamagara ari imwe. Ntabwo imihamagara ari imwe, gusa mu buryo bwiza iyo udasuzugura Imana, wumvikana n'Imana, byanze bikunze ibizi ko ibyo ugiyemo hari buze kuvamo imibereho yo mu buzima busanzwe, kuko Imana izi ko abantu barya. Izi ko abantu barya, ariko ntabwo izi ko bagira imiryango. Irabizi. Mbese iyo ibwiye umuntu ngo nzaguha urubyaro si umuryango. Kongera ikavuga ngo agakiza ngo ni ikineye, ngo ndeba umuntu, ntabwo ndeba umuryango we, ireba wowe wenyine, ntabwo ireba umugore wawe. Irabireba. Ujya uzakoze iby'umugore se? Ko n'Imana yakubwiye ngo nguhaye urubyaro, ibyo nyine ni ibyo ku isi, ariko nibiza kugera mu bintu by'ubugingo, izareba ubugingo bw'umuntu ku giti cye. Si nk'ibyo navuga. Ariko muri ubu buzima busanzwe irabizi ko nkeneye kubaho, irabizi ko umuryango ukeneye kubaho, irabizi ko umuryango wanjye ubaho ari uko nahagurutse. Niba rero impagurukije ikambwira iti jya mu murimo wanjye, ubwo kugira ngo wa muryango uzabeho, ubwo ni ukuvuga ngo wa murimo w'Imana iracishamo inzira zizatuma wa muryango ubaho, icishije mu bushake bwayo, mu mbaraga zayo. Ishobora kugutegeka wowe ubwawe tutanavuganye, ikagutegeka ukampa 5, igategeka uriya akampa 10. Icyo ntemera cyo ni abantu bagenda basaba bavuga ngo dukorera Imana none nimuduhe. Ibyo ngibyo ntabwo mbyemera, n'Imana ntibyemera. Ariko ngo hadutse n'abandi bantu Didier, ntabwo turatanga ikiganiro, ngo abandi bantu bafite bagenzi bawe bafashe bino bintu babikoresha babigira igikoresho cy'iterabwoba. Gute? Ahaza akabwira Didier ufite abana 5 n'urugero, ntabwo nzi abana ufite, ukaba Didier akambwira ati wansenge mfite umwana urwaye, ahita akubwira ati ufite abana bangahe? Ubundi dufite 5. ahita akubwira ati Imana iravuze ngo muri abo bana 5 kugira ngo umwana akire, buri mwana uramutangira Bibiliya, cyangwa wamutangiye iki kintu runaka, nutagikora uretse n'uwo ngo n'abandi bose barapfa. Bibiliya se hanyuma ndayihandese we nyine avuga ati Bibiliya igura 20, nyohereze byo amafaranga 20 nzagenda munziha, ati ndayiguye. Ntabwo yemera kuyigura. Yavuga ati igura 20, za zindi zo munsi ntibazibara, igiciro ni 20. Bibiliya zabo zigura 20. Bibiliya zabo zigura 20. Bibiliya ubwo kagatanga Bibiliya 5 ngo ni 100 kugira ngo abana babeho. Nutayatanga uretse nawe wangurwa no bose barapfa, nawe urapfa. Urumva ko babigize igikoresho cy'iterabwoba, kandi mubana mu murimo ni bene se. Aba bateye ubwoba. Abo ngabo ni ibisambo, ni ingegera, ni abarwayi bo mu mutwe, kubera ko Bibiliya ni ukuvuga ngo Bibiliya
ntago bibiliya ugomba kuza kuvuga ngo uraha umuntu ngo uramuha bibiliya kandi ngo ajye kuyifashisha abantu. ngo afite abakirisitu nyine kandi nta n'itora yagira. ngo afite abakirisitu ibyo ntago bibaho. niba kubaza nyine nagira ngo nagira ngo baze ese Imana ishobora gutegeka umuntu kugira ngo bino bintu bikore ni uko urampa ibi ngibi. Iyi Imana gutegeka neza ku Imana ntabwo itegeka umuntu icishije mu wundi. Imana iriyizira. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana itegeka umuntu icishije mu wundi. Ubu ngubu ntabwo Imana ishobora kumbwira ngo jya kubwira uriya muntu ngo tanga inka yenda n'urugero uyihe kanaka. Oya, ahubwo aho ngaho Imana iriyizira. Iriyizira mu mutima wawe wo kumva umutima wawe urimo uragutegeka ngo hereza umuntu ikintu runaka. Noneho yenda nk'umuhanuzi mwanahura akakubwira ati ariko wasuzuguye Imana, ariko ntakubwira ngo yarakubwiye ngo ugire gutya na gutya, cyane cyane iyo ari kwiyerekezaho. Iyo ashaka ko ari ubwe yiyerekezaho, uwo ni ingegera mbi. None abo bantu reka mvuge ngo biyise, mbabarire ndabikora mbikoresha gutya, abo bantu biyise abahanuzi bagafata izina ry'Imana cyangwa se impano z'Imana, uyu munsi bakaba bagize igikoresho cy'iterabwoba. Icyambere babigize igikoresho cy'iterabwoba, nje ndirimbo nabakuramo icyaha. Ubundi abo ngabo ni icyaha. Nawe ko igikoresho cy'iterabwoba ni iterabwoba bakoresha. Cya kabiri ni abesekoro. N'amabandi. N'amabandi ayo ngayo. Ni kwiyo none abo bantu muri gukorana umurimo bene so bavuga ko nabo ari abakozi Imana, bavuga ko ari abahanuzi, namwe mukavuga ko muri abahanuzi. Kugeza uyu munsi hari umuntu uvuga akavuga ati ngena zenutswe abahanuzi bo kuri YouTube bitewe n'ibyo bintu. Nyine ni ukuvuga ngo ubundi iyi turimo ni inzira, sibyo? Iyi YouTube ni inzira, ibintu by'iyobokamana ni inzira. Noneho rero mu nzira abantu bitege ko mu nzira ugomba guhuramo n'abarwayi bagatambuka nawe ugatambuka. Ugomba guhuriramo n'abafite imodoka bagatambuka nawe ugatambuka. Ugomba guhuriramo n'abananutse bagatambuka nawe ugatambuka. Umuntu wese mu nzira murahura. Ahubwo menya ngo inzira nyindimo ngewe ku giti cyanjye. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite icyubahiro. Duciye bugufi muri aka kanya ngo ushyirwe hejuru kandi wubahwe, kuko uri umwami utubabarira ibyaha n'ibicumuro, kugira ngo gusenga kwacu kumvikane kukugera imbere kumeze nk'uguhumurira neza, kandi ibyo tugiye kuvuga bibe biturutse kuri wowe, ntibibe ibyacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dushyigikire, utugirire neza muri byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego, dukomeze twiganirira, twari turi kuganira kuri icyo kintu cyabo bisaba abantu, ko ugasanga bari gutuma abantu benshi bazinukwa izina ry'Imana, reka mvuge gutyo. Nubwo wenda atari impamvu, ariko nabo baciye ikiraro. Muri gukora nabo umurimo gute? Ese muri gusenga Imana gute muri isengesho? Bariya bameze nk'ibishyimbo. Ni ukuvuga ngo buriya mu bishyimbo hagomba kubamo ibishyimbo by'ibijori. Rero umuhinzi we agomba kumenya ibishyimbo bizima n'ibishyimbo by'ibijori. Abantu bagomba kumenya ko mu myaka yose bafite harimo ibijori, no mu murimo w'Imana ibijori bibamo. Ibijori ni bya bishyimbo by'ibihuhwe. Igikubwira igishyimbo cy'igihuhwe iyo ugishyize nko mu mazi ni urugero, ibizima biramanuka bikajya hasi, igihuhwe kikareremba kuko nta mbaraga kiba gifite. Bara rero ni ibihuhwe, nta nubwo umuntu yabatindaho. Niko bameze, ni nako bagomba kumera. Ahubwo abantu nibahitemo be gukurikirana ibintu nk'ibyo ngibyo, bakurikirana abazima. Impano y'Imana ntabwo igurwa, impano y'Imana ntigurisha, impano y'Imana ntabwo ica amafaranga. Impano y'Imana nta hantu namwe wayikura. Bino bintu bagenda bavuga ngo turaguha. Impano y'Imana ni nk'izahabu ihenze, ni igiciro. Ntabwo rero ibintu by'igiciro bigurwa 20,000, ntabwo ibintu by'igiciro bigurwa 10,000. Oya, ni ibintu by'igiciro bihenze. Buriya n'uwagusengera akavuga ngo ndagusengera umwana wawe akiri, ntabwo wabona amafaranga umuha. Ntibibaho, kuko niba umuntu agusengeye umwuka wari waheze, umwuka ukagaruka, byonyine bazajye kwa muganga babaze abantu baraye kuri biriya bintu byongera umwuka amafaranga bucya batanze kuri bomboni, babaza amafaranga bucya batanze. Rero abantu kuvuga ngo ndagusengera ngo urashyiraho Bibiliya ntabwo igura ubuzima.
ibyo ni ibihuhwe nyine, ni ibihuhwe. Mm. Nibave ku bintu bidafite agaciro rero bakurikira ibifite agaciro. Yego. Yari igihe bavuga ese iyo urebye imikorere y'Imana y'iyi minsi nuko mbere yakoraga urabihuza gute? Imana ntigeze ihinduka. Bibiliya irambwira ngo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Imana yo yamye ari Imana, n'uyu munsi iracyari Imana, ahubwo abantu nibo bagenda bahinduka. Ni ukuvuga ngo abantu bo muri iyi minsi ukuntu bateye, aho bishyushye niho bajya. Aho bishyushye niho bajya. Sinzi igihugu nigeze kumva ngo kibamwo ngo kivukamo abantu ngo bavuga ko bakora byose. Ngo yagera ahantu bamubaza ngo uzi gukora amashanyarazi, ngo yego ndabizi. Bamubaza tuzi gutwara imodoka, ati iya, ati ibyo ndabizi cyane. Rero ni ukuvuga ngo abantu bo muri iyi minsi aho bishyushye niho bajya, aho bihindiye niho bajya, kandi bavuga ko ibintu byose babizi. Ariko ubundi buriya gusenga bifite ba nyirabyo, bifite abantu babigenewe, bifite abantu babitoranirijwe. Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo nakumenye ntarakurema, ngushyireho kuba umuhanuzi uzajya uhanurira amahanga. Abo ngabo ni abantu berejwe gukora umurimo wo guhanura. No mu muryango w'Abisiraheli habagamo bita Abalewi. Ntabwo rero abantu bose ari Abalewi. Abantu bose ntabwo ari abahanuzi. Ntabwo ari abahanuzi. Hari abantu baremewe guhanura, bavutse intanga zabo zagiye mu nda z'ababyeyi babo, zijya mu nda ari intanga za gihanuzi. Abo bagomba kuvuka ari abahanuzi, aho bazagera hose bazahanura. Noneho rero hari n'abandi biyita abahanuzi kuko babonye ko guhanura ari byiza, babonye ko guhanura ari ibintu bishobora kuguhesha agaciro, nabo bakavuga ngo ariko si abahanuzi. Tuzabamenyera kuki abahanuzi Imana yabihaye n'ababyitire? Tuzabatandukanya gute abahanuzi ko nkeka ko ashobora kuba iminsi harimo urujijo? Abo ngabo ni bya bigoryi bya Gihazi. Bibiliya ivuga Elisa ngo yicariye mu nzu we, ngo haza Namani w'ibibembe, ngo hanyuma Namani amugeze imbere. Elisa ntiyasohoka mu nzu kuko Elisa yari azi ko ibyo ari kuvuga bituruka ku Mana. Aramubwira ngo genda wiyuhagire ku kidendezi muri Yorodani, wiyuhagiremo 7, ngo uravamo umanutse uri muzima. Ngo yari yazanye imyambaro yo gukuranwa, yari yazanye ibiryo, yari yazanye amafeza, yari yazanye amazahabu, yari yaje yapakiye, avuga ati nshyiriye umukozi w'Imana cyangwa se uriya muntu ndamuha ibyo mfite nawe anguranire. Elisa arangije aramubwira ati ibyo wazanye byose ibiguzi byawe bijyane, wowe ugenda ukora ibyo nkubwiye urakira witahire. Ariko akaba yarabanaga n'ikigoryi cy'igihuhwe, igishyimbo kitigeze kigira intete ngo kijyemo kivome nk'iby'ibindi cyavomye. Noneho cya gihuhwe cyo gitangira kubarira ibyo Namani yazanye. Kiravuga kiti ngiye biriya bintu wabima, wampa biriya bishyimbo najya ku isoko nkabigurisha nkakuramo 10,000, wampa iriya myambaro nayijyana mu gakinjiro hariya ku isoko ry'imyenda nkayigurisha iminini nkayisubirishamo nkayishyira kuri tayi bakampa amafaranga. Cyo gitangira kubarira amafaranga. Ariko ngo Elisa arebye abona igihe barimo ntabwo ari cyo kwakira ibiguzi. Kuko buriya ntabwo igihe cyose ari cyo kwakira ibiguzi. Ni ukuvuga ngo tuba turi aho ngaho tuvuga ngo buri isaha n'isaha bishobora guhinduka. Ese biramutse bihindutse inkuba igakubita, umurabyo ukarabye inkuba igakubita, waguha imyambaro inkuba ikubise yakumarira iki? Inkuba ino tuzi isanzwe. Ino nkuba isanzwe. Uruzi ruramutse rwuzuye ufite ibishyimbo wabigira ute? Waguha umufuka w'amafaranga uruzi rwuzuye wayajyana ntiyagutwarana narwo. Uriya umuntu ashobora kuyakuzanira uruzi rwuzuye ukamubwira uti yewe muvandi, igihe turimo ntabwo ari cyo kwakira amafaranga kuko n'abayafite ntacyo abamariye. N'ubundi nta wundi buyajyana uruzi rwuzuye. Elisa arebera mu mwuka, arareba ngo abona icyo gihe si cyo kwakira ibiguzi. Aramubwira ati muvandi ijyanire, genda wowe wiyuhagire wikirire, hanyuma nurangiza witahire. Ngo Gihazi aravuga ati yewe ntabwo ugiye biriya bintu byancika. Rero aba ni ba Gihazi, ni ibigoryi. Ni ibigoryi. Aba ngaba ni abahanuzi b'ibigoryi. Ni abantu batazi igihe barimo. Abantu bari kureba igihe, bari kugendana n'igihe, bazi ko hari igihe cyo kwakira n'igihe kitari cyo kwakira.
yego. Ariko se ubundi kwakira amafaranga ku mukozi w'Imana ni icyaha? kwakira amafaranga ku Kwakira mukozi cyangwa kwakira ibiguzi? kwakira amafaranga ku mukozi w'Imana mu gihe cyo kuyakira ntabwo ari icyaha, cyane cyane mu gihe atayaciye, kuko nta mukozi w'Imana uca amafaranga. Impano y'Imana ntabwo igurishwa. Imana itangira ubuntu, nawe uba ukeneye gutangira ubundi. Hanyuma cyakora uwo uhaye iyo biri muri ngombwa bikaba ari igihe ashobora kuvuga ati uriya muntu yenda reka musure. Ntabwo umuntu yaza kugusura ngo umubwire ngo ntabwo ngushaka. Ubundi mu buzima busanzwe hari n'abantu batanga nabi, noneho hari n'abantu bazi guhakwa ku bakozi b'Imana bo bagatanga neza. Ariko hari n'abantu nyine batazi ibyo ari byo, bo bumva bari hejuru bavuga ngo buriya na Namani ni uko yaje yitwaye nabi. Iyo aza yitwaye neza, Bibiliya itubwira umugore wageze kuri Yesu aramubwira ngo ndifuza yuko wangirira neza. Yesu aramubwira ati ntabwo nafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbihe imbwa. Mu by'ukuri yari amuzinuye, yaranamukujeho mu kinyarwanda cyo muri iyi minsi. Yari amweretse yuko urwego arimo n'urwo Yesu arimo badahuye. Ananamweretse yuko we nta n'ikintu avuze imbere ye atari n'umuntu wo kugirirwa neza. Ariko undi aca bugufiya aravuga ati nyakubahwa, birashoboka yuko abana baba bafite ibyo kurya byabo, ariko n'imbwa burya imbwa zo ntabwo zirira ku meza kuko n'imbwa, kuko birazwi ko ari imbwa. Ariko iyo ziriye ubuvungukira bwavuye ku meza ya shebuja, burya nta cyaha ziba zikoze, n'ubundi ubwo buvungukira waba uri butabwe, waba uri bujugunywe. Mbese ahita amwereka ko we atari uwo kurira ku meza koko nawe nk'uko Yesu abimubwiye. Aravuga ati niyo nakwirira ubuvungukira bwangirira umumaro, ariko kuba buvuye ku meza ya Yesu. Yesu aravuga ati wa mugore we, ufite kwizera gukomeye. Urumva, ufite kwizera gukomeye, niyo mpamvu ngomba kukugirira neza. Rero ubundi ntabwo abantu b'Imana ari abantu bo gupfa kuvogera kuko wishakiye. N'aba ngaba rero ubona bafite ibibazo baba bagiye babavogera, babamenyereye. Kubera iki? Bahuye n'ibigaja, bahura n'ibihuhwe, hanyuma ibihuhwe biraza birababwira ngo nyine bababwira iby'ibintu by'ibihuhwe nyine. Hanyuma abantu bose bagira ngo abakozi b'Imana bose ni ibihuhwe. Ntabwo abakozi b'Imana bose ari ibihuhwe. Hari abakozi b'Imana bafite indangagaciro, baremereye mu mutima, bafite Imana iremereye muri bo. Uwo nguwo rero ntabwo umufata nk'uko ufata abandi bose ubonye. Yego. Uri mu bantu bagiye bakunda gusengera umurimo w'Imana kenshi, kandi bagasengera namwe abakozi b'Imana. Uyu munsi ubutumwa Imana iri gutanga ku bakozi b'Imana duteze amatwi cyangwa se kubigeneye n'umurimo w'Imana ni ubuhe muri ino minsi ya none? Imana irashaka ko abantu bakizwa. Ibintu nibyo nkunda kuvuga. Imana ntabwo ishaka ubugome. Niba wararemwe ukaba uriho, ufite burenganzira ki bushaka gutuma umugenzi wawe atabaho? Ikintu wiringiye cyangwa ikintu witwaje gituma we wumva wabuza ubuzima mwene so, cyangwa wabuza ubuzima umuntu nawe uri umuntu utaremye, icyo kintu urumva icyo kintu kiguhagazemo ari igiki? Ikintu kiri kugutera kumva yuko we wabaho ariko abandi muturanye cyangwa abandi bantu hirya ntibabeho, icyo ni igiki kikurimo? Urumva icyo kintu ari igiki? Icyo ni Imana idashaka. Icyo nugikuraho uzabana n'Imana neza, ko nutagikuraho cyo ubwacyo kizakwiyicira. Nubwo butumwa ubundi Imana ishaka, n'Imana ishaka ko abantu babana neza. Yego. Kuko Bibiliya irambwira ngo nubwo wavuga indimi. Yego. Didiye, turimaze iminsi turi mu bihe bamwe bari kuvuga ngo ni iminsi ya nyuma, abandi bakibaza kuri bino bihe bikagenda bibacanga, cyane cyane bakubona abantu bashize ururondogo ndako bivuga byabacanze kenshi. Tugiye tubona ibintu muri no minsi mwagiye muhana kenshi, impfu ziraje, impfu zitunguranye, abantu benshi bagiye guhinduka inyamaswa, mwagiye muvuga kenshi cyane. Uyu munsi turi kujya twumva umuntu umwana yishe se,
umugabo yishe umugore yego byahoze wareba intera biri uyu munsi ugasanga birakabije umuntu yatwitse twajya kumva twumva undi batwitse umuntu ubwicanyi buteye ubwoba buri kuba muri ino minsi ntabwo tubizi mu minsi yashize ibintu ugasanga turi kwibaza nimba ni ibyahanuwe ese ibintu biri kuza bikabije gutya ni iminsi y'imperuka ya yindi bahanuye cyangwa se Yesu yavuze tukabyibazaho cyane bitewe n'ubwo bwicanyi bw'indengakamere abantu bari gupfa cyane impanuka zikomeye ariko cyane ibintu birenze kamere ukumva umuntu abantu bafitanye isano bishanye kandi impfumbi ibintu murabihuza gute ni ibyahanuwe ni iminsi y'imperuka ese ibintu byumvishe nk'abantu bajya bageza kuvugana n'Imana mujye mufata umwanya wo kubisenya ngo mubaze Imana kubera iki bino bintu biri kubaho noneho bikano mu gihugu cyacu kubera iki kiki tubwira kuri ibyo bintu erega umuntu wese nkunda kuvuga aka kantu umuntu wese ashatse yaba amaso mu ruhande rwe noneho umuntu wese iyo amaze kuba amaso mu ruhande rwe biriya bimeze nko kurinda ni ukuvuga ngo habayeho kurinda kw'iburasirazuba iburengerazuba ntibarinde ko kurinda kwaba kwabaye impfabusa ariko bisa ngo n'iburasirazuba barinze iburengerazuba barinde amajyepfo barinde amajyaruguru barinde bivuze iki bivuze ngo buri muntu wese acunga izamu rye buri muntu wese amenye icyo gukora kizima aba ari cyo akora hanyuma bya bintu bizashiraho ariko niba nzakora njyenyine nese ubu ngubu ko nicaye ahangaha umuntu uri mu majyaruguru nzi ibyo ari gukora ariko niba nicaye ahangaha njyewe ndi kuvuga ngo nimugerageze buri muntu wese akora ibyiza wa muntu wo mu majyaruguru akabyumva agakora ibyiza uwo mu majyepfo akabyumva agakora ibyiza bwa bwiza bwa bya bintu buzabyara umumaro munini ariko nibatabyumva bizaba bimeze nk'aho nakoreye ubusa bizaba bimeze nk'aho navugiye ubusa ariko biriya tubwira ngo mwebwe nimugende muvuge mwigendere kugira ngo bya bintu bitazabagarukaho abazabyumva ntibakore ibyo bakwiye gukora bazarimbuka bizize ko ntabwo bazavuga ko batumvise ahubwo bazarimbuka bazize ko bumvise ntibumvire urabihuza gute n'ibyo nari nkubajije by'izo mpfu zitandukanye zimeze gutya ziteye ubwoba izo mpfu nyine warumbaje wowe uri kumbaza ngo ni ibyahanuwe ese ni igihe cyo kuba yenda ari igihe cyabyo ariko tuzi ko ibyo bintu byabayeho kuva na kera ariko muri iyi minsi uri kuvuga ko bikabije ariko kandi nta nubwo birakabye kugira ngo ubyemere neza nta nubwo birakabye ko ubwicanyi bukomeje imbere gatoya biraza birenga ibyo wowe utekereza kubera iyihe mpamvu kubera abantu batari kumvira Imana ubugome kurushaho kuba bwinshi cyane ese ibintu turi kubona no mu bindi bihugu birimo no mu bindi bihugu birahari ese ubwo buryo kuvuga wowe ngo abantu basenga byashoboka ko abantu bose bumva ibintu kimwe mugasengera kimwe cyetse ibyo bintu birumva byashoboka dede birashoboka ese uwanga gukora ibyiza ntabikore ntabwo bimubera icyaha nese hari utazi ko gukora byiza ari byiza erega abantu ni babiri reka tuvuge ko abundi abantu ni babiri hari Imana hari na Satani. Satani yitwa umurimbuzi n'umuriganya Imana ikitwa ukuri kitwa n'umucyo none abantu bakabaye bahagaze mu mucyo barimo baranga kuwuhagararamo rero nibanga kuwuhagararamo bose bakayoboka Satani nta kindi kintu Satani azabakoresha uretse kwicana birasabwa ko byibura ubwishi bw'abantu benshi begera umucyo noneho bakwegera umucyo umwijima ugahunga ariko umwijima nuba mwinshi umucyo nyine uzaba mukeya amaherezo y'ibyo bintu ni ayahe amaherezo y'ibintu ni uko abantu bazamara kubona ko ibyo bakoze nta mumaro byagize bakamera nka ba bandi bavuze ngo mureke tugarukire Uwiteka mfite ikibazo ndi kwibaza tugera tubona abakozi b'Imana kenshi buri munsi ngo ndi umukozi w'Imana ndi apotre ndi pasteur ndi umuhanuzi ndi umuvugabutumwa ni benshi icyo nshatse kuvuga ni benshi cyane kandi n'ubu wasanga ari abamaze kubyitwa bageze barenga 100 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bibamariye iki kwitwa abakozi b'Imana ntibasengere ibyago ngo bive ku gihugu cyacu
ugasanga ibyo bintu byose ni satani kugira ngo uwo mwuka mubi, umwuka w'ubugome mu bantu, umwuka wo kwicana, umwuka wa Kayini uri kwirirwa uzerera. Kandi dufite abantu basenga, bavuga ko basenga, bavuga ko bavuga n'Imana, bavuga ko bavuga ubutumwa. Bimaze iki? Ese barabuvuga koko? Ubutumwa bumaze iki gihe nta mpinduka turi kubona? Kera umuntu yororaga intama zikaba ari nyinshi, noneho impyisi yashaka kuzirya igafata umutwe wayo ikawucurika, n'amatwi ikayacurika ikayagira nk'ay'intama, n'umurizo ikawunaganika ikawugira igice rwose, ikigira intama, ikajya hagati y'intama igataha mu ntama. noneho abantu bamara gusinzira ikaza kurya intama ikigendera. Rero kwiyita pasiteri ukiyita poteri uri impyisi mu ntama ntago bizakubuza kuba impyisi. N'ubundi niba umutima ari uw'impyisi uzitwa poteri ariko uri impyisi. Abangaba ntago bakeneye gusenga, nta nubwo bashaka gusenga. Nese wigeze wumva iyo mpyisi ivuga ngo ngiye ningera mu ntama ngo byibura ndi buhinduke intama byibura ni 30. Umugambi ni uwo kurya intama. Rero n'ubundi izi ni impyisi. Nta mpyisi ishobora kugera mu ntama ngo ihinduke intama, izaba ari impyisi. Nubwo yatahanye n'intama, n'uwabirebye wese yabonye ari intama itashye. Sinzi niba iki kintu ndi kuvuga abantu bari kucyumva nkuko ndi kukivuga. Nubwo abantu babonye ari umuntu ushoreye intama, ariko izo ntama zirimo impyisi. Kandi impyisi iraza gukora bupyisi, ntabwo iri bukore butaha. Rero aya ni ya mazina uri kuvuga. Ni amazina yitwa Rukundo ariko ni rwango mu mutima. Yitwa Mugwaneza ariko ni umugwanaba, aragatsindwa n'iyande. Izina ntaho rihuriye n'akazi. Urumva? Umuntu ashobora kwitwa Mirimo ariko adakora, ahubwo ari minebwe. Wamuha umurimo ugira ngo araza kugukorera, ahubwo ugasanga ntacyo ari gukora nyine. Ugasanga izina ntaho rihuriye n'akazi. Mu minsi ishize hagaragaye insengero zimwe na zimwe bagiye bafunga zitujuje ibisabwa, zindi zimwe na zimwe urwego rubishinzwe RGB ruzihagarika burundu. Ariko iki gihe abantu benshi barasakuza, bamwe na bamwe ntibabyumva kimwe, bibaza impamvu insengero zifunzwe, impamvu insengero zimwe na zimwe zihagaritswe. Ariko ese yaba ari wenda uraza kutubwira uko bimeze muri no minsi, nimba ukomeje gusenga. Ariko ndumva gufunga izo nsengero yaba ari umugambi w'Imana kugira ngo igihe ibyo bintu bimwe na bimwe ikuraho. Ubu ndamutse nshinze resitora nkashyiraho ngo hano tubaga ihene, sibyo? Tukahamanika n'uruhu rw'ihene bigaragara ko tubaga ihene. Hanyuma abantu bakunda kurya ihene bakaba bati tuzajya kurya ihene kwa runaka. Ariko hakagira abaca mu gikari bagasanga mbaga imbwa cyangwa injangwe. Haramutse haje inzego zibishinzwe zikavuga ziti watubwiye ko uzajya ubaga ihene, none dusanze ubaga imbwa, turagufungiye. Baba bakoze icyaha? Ntacyo. N'ibindi nuko bimeze. Abantu bashinze insengero bashyira amabafure ku miryango n'imisaraba. Hanyuma ku ruhimbi bandikaho ngo Yesu arakiza n'ikimenyimenyi, muzabisanga muri Bibiliya ku murongo uyu n'uyu. Yesaya 50 ingahe havuze ngo ntabaza ndagutabara. Aha naha handitse ngo. Hanyuma barangije babishyira ndetse bashyiraho n'igitabo cya Bibiliya. Ariko hirya muri kakumba ko hirya bashyiramo uburiri cyangwa se bashyiramo ibitanda, bakatisha abantu bakabaturutsa hariya haruguru bakabajyana bavuga ko bagiye kubasengera. Bahagera bagasanga ahubwo bya bintu byo gusenga byabaye rogi. Ba bantu basengeraga ahubwo bagasanga barimo barasambana. Wahohereza umugore, wahohereza umukobwa uzi ko yaje gukizwa mu mezi 9 akajya kubyara kandi yaraje gusengera hahandi. Izi sengero ababishinzwe baje bagasanga
ntago ari urusengero ni lodge, bakaba bati wowe watse icyangombwa cy'urusengero dusanze ari lodge, bafunze baba bakoze ikosa, nibazifunge kuko ibyo bavuze bazakora ntago ari byo bakoze. nta zasigaye zikora ibyo bintu ubwo ngubwo, zasigaye mu mitima yabo, kandi n'izisigaye nazo zibikora ijisho ryabonye ibya mbere n'irindi zizabibona, bazifunge. hari abantu bamwe na bamwe bari kugenda batambutsa ubuhanuzi yuko Imana ije kongera kuzifungura. Ese ntabwo mbizi nimba bemeranya n'ubwo buhanuzi, ese nimba ubwemeranya nabwo ibyo Imana yabaregaga baba bamaze kubikosora, Imana ikaba igiye kugira impuhwe? Ubuhanuzi bwo kuzifungura bwo ndabizi neza ko bazazifungura nanjye, ariko Imana ishobora kwemera ko bazifungura ku bw'amarira y'abarira bavuga ngo twisubiyeho, ngo Mana tubabarire twisubiyeho, ariko ntawe ukira aho yarwaye. Umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo akabaye icwende ntikoga, niyo koze ntigake, niyo koze ntigashira umunuko. Reka Imana itanga agahenge, ibanze isuzume ko ibyo bavuze ko bazakora ariko bakoze, kuko Imana buri iyo wihannye, ubundi Bibiliya iravuga ngo iyo wihannye nta rundi rubanza uba ugicibwa, urundi rubanza ruzi iyo usubiye mu byo yagize gute, mu byo wihannye. Abavuze rero ngo Mana tubabarire, noneho igiye gusa nk'ibababariye, irebe ko ibyo basabiye imbabazi ari byo bagiye gukora. Hari uwavuze ngo agahuru k'imbwa iyo gahiye zibura aho zijya. Badakoze ibyo basezanije Imana byagenda bite? Bizaba bibi, agahuru kazaba gahiye. Kubera iki uyu munsi Imana iri kuvuga ngo duhigure imihigo cyane, no kubera iki? Guhigura imihigo byo ni ngombwa kuko guhiga biraje, kandi ntabwo wahigira umuhigo ku wundi. Oya, ntabwo wahigira umuhigo ku wundi. Abahize ntibahigure kugira ngo batazabasha kongera guhiga kandi n'iya mbere batarayihiguye. Turiya dusatira n'umusozo. Niba hari abahize gukora ibyiza nibabikore, niba hari n'abahize gukora ibibi nibabikore vuba. Niba warahize kwiba runaka ukabona utazihanganira kubireka, genda umwibe. Hari igihe wasanga igare ryawe ari aho riri. Ubwo ntumubwire ngo ujye gukora ibintu bibi. Oya, akazapfa kabungira akazakica. Akazapfa kabungira akazakica. Niba rero niba aho ngaho ariho ugomba kugwa, uzajyayo byanze bikunze. Aho ngaho niba ariho ugomba kugwa, uzajyayo byanze bikunze. Ntabwo ugenda bukubwire ngo wijyayo kuko ntabwo uzabura kutajyayo. Ntabwo yabireka, ntibibaho. Akazapfa kabungira akazakica. Muri make abahize imihigo myiza ntibahigwe, n'abahize imihigo mibi ntibahigwe. Ni ukwanga umuntu uzicwa n'imodoka, akicwa n'imodoka yitwaye, abandi bose bazabura perime ariko wazayibona kugira ngo azicwe n'aya modoka. Akazapfa kabungira akazakica. Niba twarakubwiye ngo reka gusambana, igare ryawe ukaba uzapfa nta mupasiteri muherutse kumva hano kuri YouTube ngo waguye mu maguru y'indaya? None se yigishijwe bingana iki? Yari no umuyobozi w'akarere muri ADEPR. Yari umushumba. Yaburiwe bingana iki? Ariko kubera ko avuga ati byanze bikunze n'ukuri iriya nyama n'intayirya sinzabaho, yayiriye. Rero uriho kugira ngo umubwire ngo wijye, umubwire uti genda upfe uve mu nzira abandi baze bakore. Kuko n'ubundi ntazabireka. None se bo dukora tubwira abantu ngo bave mu byaha, ntabwo gihe ari maze icyo tubwira abantu ngo bave muri ibyo byaha. Nibave mu byaha batazabigwamo. Iyo myumvire mibi bavemo.
kuki tubabwira ngo bagende babikore bapfe nibave mu byaha batazabigwamo ariko niba badashaka kubireka ibyaha byabo nibyo bazagwamo. ibyo ni uko bivuga amagambo uri kuvuga ko akazi arakaze nta nubwo yakumvwa n'umuntu uwo ari we wese. uzayumva n'ufite amatwi yo kumva, kandi buri gihe iki kintu njya nkikubwira, njyewe ibintu mbabwira byumvwa n'ufite amatwi yo kubyumva, udafite amatwi yo kubyumva nta nubwo abyumva. n'ubundi nababwiye ko njyewe iyo naje kuvuga ubutumwa mbambwira bumva, kuko abafite amatwi bose ntabwo ariko bumva. kera twajyaga tujya kuvoma tugatinda, twatinda bakaduhamagara ngo yewe Didiye we atese amazi wayabuze, ati ntayabonye, yamene unzanira ako kajerekani nigireyo. iki kintu umva kitajya kumera nk'icyo ndi kuvuga. Yamene amazi yihore ntawe nyikeneye, yamene unzanira akajerekani nigireyo. Umwana uzi ubwenge yazaga yiruka akazana amazi, uw'ikigoryi akayamena akazana akajerekani. uzi inkoni yakubitwaga? uzi inkoni yakubitwaga? wagiye he? nagiye kuvoma. amazi ari he? wambwiye ngo ninzana akajerekani ngo wigireyo. okay, niba ufite intego yo kujya gukora icyaha genda ugikore, ariko niba udafite intego yo gukora icyaha kireka icyaha n'iki. ibi si ibintu bibiri kandi bisobanutse byiza. ufite amatwi yo kumva yumva aka kantu k'umwana mvuze ko kuvoma, hanyuma amenye icyo ushaka kuvuga icyo ari cyo. yego katugushimire. sinzi nimba ubutumwa bwose butambukije, ariko nibajyaniraho nibumva ibyo ngibyo bakabikurikiza, Imana izabagirire neza, kandi nibatabikurikiza bazarorere. kutinginga ariko ndinginga iki? kandi na Yesu yaraje ari umugwaneza yoroheje mu mutima. yoroheje yabwiye ngo iki? wari umubwiye ngo aramukurikira, amubwiye ngo ingunzu zifite imyobo zitahamo. umwana w'umuntu yabuze iki? yabuze aho kurambika umusaya. yoroheje iki? ubwo icyo yoroheje ni nyine yamubwaga ko adafite aho kuryama nyine wenda. nese gende kuvuga ko ahafite, n'ubundi ntago ahafite. ushaka kuhatanga nyine nahatanga. nese ndoroshye iki? ikintu ndi bworoshye ni iki? ubworoshye bwira abantu uti munyamana muve mu byaha Imana ibagirire neza. ahubwo nibabigumemo babipfiremo. waba uri umuhanuzi w'umugome, nibabigumemo babipfiremo. waba uri umwigisha w'umugome. ntago ndi umwigisha w'umugome, ndi kubabwira ngo iyo uri mu byaha ubipfiramo. nuguma mu byaha uzabipfiramo, nuva mu byaha, ijambo riravuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. kubaha Uwiteka nibwo bwenge. ahubwo abantu barashaka ko tuza ngo mama shenge. nta mama shenge iri aha ngaha. umva icyo Imana igushakaho bari cyo ukora, nutagikora uzazira icyo wanze gukora. uko niko kuri. uko nuko kuri. Imana isaba amafaranga nepo. njye ntabwo mbwiriza kugira ngo bampe amafaranga. hakabona yaguye wayakira. yampaye nayakira, ariko ukayamuvuga uti ndayamuhaye, ariko Mana yanjye ibintu yambwiye. urumva aragapfa. urumva yambwije ukuri. njye uriya muntu icyo namukundiye, kuko ubu ngubu njye mfite abantu bankunda. nubwo turi mu kuvuga gutya, hari umuntu ushobora gufungura iki kiganiro yacyumva akumva ameze nk'umuntu uri gutongana, ariko mu by'ukuri mfite abantu bankunda. mfite n'abantu bampamagara bakambwira ati ni ukuri pe, ubutumwa bwawe turabukunda. rero ntabwo abantu bose bazakundirwa yuko bavuga abantu ngo ni ukuri, ngo bene data, ngo turabinginze, ngo turabahendahenze. ubundi umwana aberaho gutumwa no gukubitwa. urumva imibereho y'umwana, imivukire y'umwana ni ugutumwa no gukubitwa. iyo umwana adatumwa ntakubitwe ntacyo amara. abazamara iki? Bibiliya ivuga ngo Bibiliya ivuga ngo twaremewe gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. nitudakora iyo mirimo ibibi bizatuzaho. ikibi nicyo kizaza kikatuzaho, kandi ikibi ni cyiza kizaba gifite ubukana no gukariha kurenza aya magambo ndi kukubwira. ibyiza rero kora ibyiza ugifite uburyo kugira ngo uzabashe kwemerwa. niba utabikoze ikibi cyo ni cyiza kizagukanda. ahubwo
abantu b'inshuti zanjye Imana ibagirire neza, ndanabashuhuje, Imana ibahe umugisha. Ari abantu Amen. dukundana iyi ari abantu dukundana. ongera ubahe nimero za telefone. Nomero ni N'abandi 82 82 20 20 85 85 18 yisubiremo 82 20 85 18. yego. Hahirwa abumva ubuhanuzi bw'iki gitabo bakabukurikiza. Imana iguha umugisha ku butumwa bwiza utambukije. Namwe Imana ibahe umugisha. Tuganye ku musozo w'ubutumwa bw'uyu munsi, reka tubwire abantu bose baduteze amatwi, tubashimire mbere yuko dutandukana, tubashimire n'ab'agaciro, ariko kandi muri ab'agaciro cyane imbere y'Imana igihe dukurikiza iby'Imana idusaba. Ariko icyo twamaje kumenya byo, gukiranuka ni inyungu zanjye ku giti cyanjye, ntabwo ari inyungu z'Imana. Nudakiranuka uzagongwa. Imana ibahe umugisha. Nzagongwa. Uzagongwa. Nzagongwa. Uzagongwa. Imodoka izangonga. Ikizakugonga cyose ariko uzagongwa. Rinakiranuka. Ariko ni gukiranuka ni inyungu zanjye. Gukiranuka kwegezayo ibibazo, kwegezayo impanuka, kwegezayo ingorane, kwegezayo amakuba, kwegezayo kugenda kwegezayo. Ariko gukiranirwa ni ukwifungira ibikuta byo hirya n'ibyo hino bikakugwaho bikakugonga. Kubera hanze gukiranuka cyane. Bande gumisha nawe Didier. Murakoze. Tuzasubira ubutaha, nanjye bagukunda ndimo. Wari ubizi? Ntabwo nari mbizi. Nanjye bagukunda ndimo. Reka ngusabire niho abantu b'Imana batureho umugisha nimba bakwiriye. Ariko barawukwiriye ndabizi. Umugisha wo barawukwiriye. Ibiganza bigomba kubahesha umugisha kabisa. Reka tubasengere. Hanyuma Imana ibagirire neza. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ijambo ryarambwiye ngo hahirwa umva ubu butumwa, hanyuma agakurikiza ibyabwo, kuko azagirirwa neza nawe. Girira neza abantu bawe, abisubiyeho mu mutima ubagirire neza, kandi abatisubiyeho ukomeze kubegera, ubatotesha umutoto wawe nk'Imana, ubashyireho igitutu cyawe, bave mu bizira, kuko ibizira nibyo bibica. Tugirire neza twese, ubane natwe ni mu izina rya Yesu. Amen.